repris mercredi 1er juin 2026 le contrôle de la cité de Mikenge en territoire de Mwenga dans le haut plateau de Minembwe. Ont également repris le village de Bilalombili. Dans la soirée d'hier mercredi, les affrontements étaient concentrés à Bivumbi et à Touewe, Wistankouk, à une dizaine de kilomètres du point zéro, un lieu stratégique sur les plans sécuritaires dans la zone. Imboni TV. Nyuma yaho M23 ifatanije natwirwaneho bafashe agace ka Mikenge kugeza uyu munsi nanone M23 ifatanije natwirwaneho bigaruriye uduce dutandukanye turimo Rwitsankuku, Karongi ndetse bigarurira agace kitwa Rubemba. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye kuva ijoro ryose kugeza n'uyu munsi. Tugiye kureba uko byose byagenze, urugamba rukomeje kuba agatereranzamba. Twayimikaze muri aya makuru muri uyu mwanya. Nitwa Ajabu Marashinzanye na Nikorane ko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Tubwire kuri iyi mirwano yatumye M23 hamwe natwirwanaho bafata bino bice bitandukanye muri rusange uko byagenze. Urakoze cyane. Reka duhere ku munsi w'ejo ubwo ingabo za M23 ndetse natwirwaneho bigaruriraga agace ka Mikenge bari barigeze no kukigarurira mbere ariko barongera bakikuramo bonyine. Nyuma yaho noneho barongera baragafata nabwo bongera bakikuramo ariko noneho uyu munsi ku munsi w'ejo barakigaruriye bamaze kukigarurira bahita bagura ibirindiro byabo. Mbere barakigaruriraga bakongera bagasubira inyuma mu birindiro bari barimo. Yego. Ariko noneho bakigaruriye ku munsi w'ejo bahita ibirindiro bahita bijyana ahantu henshi hatandukanye. Yego. Uburyo bamaze kukigarurira bahise bafata ibirindiro bimwe byerekera mu kuboko kw'ibumoso kwa Mikenge bahita bagenda babishyira mu gace ka Gasiro. Ibindi barabijyana babishyira ahantu bita muri za Marunde, ibindi barabijyana babishyira ahantu bita za Gipupu. Aho ngaho muri za Gipupu bagiye bajenga ibirindiro. Aho ngaho ni muri teritware ya Mwenga. Ndetse na Mikenge ikaba iherereye muri teritware ya Mwenga. Yego. Urebye mbere yaho hari ahandi hantu bita Birarumbiri. Aho ngaho naho barangije gukubita ingabo zari zihari ku munsi w'ejo. Barangiza bahita bongera kandi izo ngabo ziradevia zanga kwerekeza ku Ndondo kubera ko bazi ko umuhanda wa ku Ndondo ufunze. Ubwo ingabo ni za leta n'abambari bazo bahita badevia noneho bashaka kunyura hehe, bahise bashaka kunyura mu tundi duce dutandukanye kugira ngo babashe guhinguka kuri Penzero kubera ko aribo basigaranye inzira. Yego. Abandi nabo bahunze berekeza muri turiya duce twa Rwitsankuku. Bakimara kugera hariya kuri mu Rwitsankuku bahise batambuka batangira gusatira umusozi wa Baruta basanga bagenzi babo ba FARDC, FDLR n'abazarendo. Yego. Nibwo ingabo za M23 zahise zizamuka ziva ahantu bita Tuwe zirabakurikira. Zimaze kubakurikira zibasanga aho hejuru neza baje kwegera umusozi wa Baruta. Bakigera aho ngaho kuri uwo musozi wa Baruta directement bahise hagera ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Nibwo ingabo za M23 ndetse natwirwaneho zasubiye inyuma ziza gufungira mu kandi gace ka Rwitsankuku ariko katari aho ngaho hegereye ibirindiro bya FARDC, FDLR na Wazarendo. Bahise babagabaho ibitero guhera mu masaha ya saa 9. Yego. Bashaka kureba uburyo bakigarurira Mikenge. Bararwana guhera saa 9 kugeza aya masaha. Ingabo za MRDP twirwaneho baza kubakubita babakuyemo mu kanya mu masaha yo masayine. Niko bamaze kubakura muri kare agace. Nibo baratsinze neza urugamba. Bari batsinze rugamba bamaze kwigarurira icyo bita Rwitsankuku. Yego. Bakigarurira icyo bita Rwitsankuku. Abari bari mu gace ka Rubemba n'abari bari mu gace ka Karongi. Ingabo za M23 natwirwaneho bahise babajya hejuru kubera Karongi iri hasi ndetse na Karongi iri hasi ndetse na Rubemba ziri hasi. Yego. Ingabo za M23 natwirwaneho zahise zibahagarara hejuru. Ubwo ni nko ku musozi hejuru. Ubwo ku musozi hejuru. Ubwo nubwo ziriya ngabo za FARDC, FDLR n'abazarendo bahise bavamo. Yego. Bakimara kuvamo bahise bazamuka berekeza hehe, berekeza kuri Penzero. Utu duce twose tungubwiye tumaze kuvamo muri iki gitondo. Yego. Ubu ngubu turimo tubagezaho amakuru. Imirwano ikaba irimo gukomeza kubera mu duce twinshi dutandukanye. By'umwihariko kugeza ubu ngubu bakaba batangiye gusatira umusozi wa Baruta. Ahandi harimo habera imirwano.
nabo iyo mirwano itangiye ubu ngubu bakaba batangiye gusatira agace bita imutunda mutunda nabo bakaba batangiye kugira gute bakaba batangiye kuyisatira kuyisatira icyo bishatse kuvuga ni iki ni ukugira ngo bakuremo mutunda nibarangiza gukuramo mutunda bakuremo icyo bita umusozi wa baruta kubera ko umusozi wa baruta hari igice kimwe kireba za hari igice kimwe kireba Rwitsankuku. Kuki bashaka kubanza kuyikuramo iriya kugira ngo bayikuremo ni ukugira ngo nibarangiza kuyikuramo bane gukubita Point0 ni yindi nzira ibafasha kugera ku zindi nzira kubera ko uriya musozi wa baruta niba urinda Point0 yego iyo uriya musozi wa baruta uvuyemo direct mico bita Point0 kiba kivuyemo yego noneho baravuga bati reka tube turetse gukubita uyu musozi wa baruta dukomeze tuwurwanire munsi hanyuma noneho hasigara ikindi kintu kimwe gusa yego hagiye gusigara niba kubita hariya iriya uriya musozi wa baruta barangije gukubita nari mutunda directement barahita binjira muri Point0 kandi Point0 ntabwo bari bugire gute bari buyirwaniremo yego Point0 iyo yarangije gufata umusozi wa baruta directement abari muri Point0 bahita bikuramo ako kanya directement bahita bikuramo akaba ari nayo mpamvu bahise bafata point strategique yo kubanza gukuramo iriya misozi iri hariya akaba ari nayo mpamvu bafashe gahunda yo ku munsi w'ejo yo kubanza kwigarurira Mikenge bakigarurira Birarumbiri bakigarurira Tuwetuwe bakigarurira Kivogerwa bakigarurira Gasiro bakigarurira Rwerera bakigarurira Gipupu bakigarurira Mikarati ndetse bakigarurira na Marunde. Utwo twose twafashwe ku munsi w'ejo utwo duce mugwiye twose guhera kuri Tuwetuwe Birarumbiri Mikenge centre Gipupu Rwerera Gasiro Mikarati ndetse na Marunde twose utwo duce twose twamaze gufatwa ku munsi w'ejo yego ukongeraho tumaze gufatwa ubu ngubu muri iki gitondo yego ukongeraho Rwitsankuku ukongeraho Rubemba ukongeraho na Karingi na Karongi. Utu duce nashakaga ko tubanza kutusobanukirwa ku bantu batamenyereye bino bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bice ni bice bimeze bite n'ahantu hameze hateye ingenzi kuri he rwego? Ibi bice ndimo nkubwira byose hafi ya byose ari Rubemba ari Karongi ari n'ibi bice bindi maze kukubwira biriya bice byose biri muri chaîne de Mitumba ni chaîne imwe gusa amarango ari hejuru cyane imisozi iri hejuru cyane munsi yayo hagiye haba udusozi dutoya munsi ya twa dusozi dutoya akaba ari wahagenda habiki ibibaya nka turiya duce tuvuga za Karongi za Karingi za Bidegu Irundu hagiye haba udusozi dutandukanye ariko wava hariya kuri turiya dusozi wamanuka winjira muri Minembwe ukaba winjiye mu kibaya Minembwe yo ucyambuka umugezi wa Minembwe directement uhita winjira mu kibaya kiriya kibaya umaze kukinjiramo hariya muri Minembwe uba watambutse iki hejuru imbere ya Minembwe niho haba hari chaîne de Mitumba ari naho harimo hakomeza kubera iki iriya mirwano ukuvuga ngo iriya mirwano aho irimo ibera ni ibumoso bw'iburasirazuba bwa Minembwe werekeza muri Mikenge ni ibumoso bw'iburasirazuba rya Minembwe aho ngaho niho harimo hakomeza kubera iriya mirwano icyo bishatse kuvuga noneho kuba tuno duce twarangije kugira gute gufatwa egare ko abasirikari bose baherereye muri turiya duce twa Minembwe ubwo niba ari abari za Point0 niba ari abasigara bari ku musozi wa baruta niba ari abari muri Mukoko niba ari abari muri Nyaruhinga niba ari abari Igakenke mu Bahindigiri abo ngabo bose bariya bose nibo bashaka kugira ngo bavemo kandi kugira ngo bavemo nuko babanza gukubita iki barabanza bakubita icyo bita Point0 nibarangiza gukubita Point0 bariya basigaye bose barahita bikuramo nayo babanze bayifate barabanza bayifate rwose nibarangiza babone kuyikuramo ariko ikibazo kirimo ingabo z'abarundi zarangize kugerayo zatangiye guhunga zihunga kubera iki zitarwanye ku munsi w'ejo zararwanyereka ku munsi w'ejo zararwanye muri Mikenge ziraneshwa noneho zimaze kuneshwa bahita bavuga ati nta bundi buryo dufite ni uguhunga abarwanye muri Mikenge bose barimo baramanuka bahunga bose abarwanye muri Mikenge barimo baramanuka bagira gute bahunga
wenda hanyuma bahageze uyu munsi n'abaraye bahageze nijoro niyo baje kuri furo y'urugamba ariko abaraye barwanye bose bari baramanuka bahunga kandi noneho batangiye no kujengura ibikoresho byabo hariya muri Pwenze ibikoresho byabo batangiye kubivanamo ibifaro batangiye kubihungisha harimo haragaragara umurongo w'abasirikare benshi batangiye gukura ibikoresho hariya muri umusozi wa Baruta ibindi bakaba bari kubikura hariya Pwenze bakaba batangiye kubihungisha berekera muri turiya duce twa za Fizi ndetse na za Baraka bagatekereza bakavuga ati mugiye twakomeza guhagarara ahangaha tugakomeza guhangana n'ingabo za M23 ndetse na twirwandeho bafite imbaraga nyinshi barimo kudutsinda nimba barimo kudutsinda egare ko mu bigaragara biriya bikoresho baraza kubifata nk'uko twabonye ibyo baraye bafatiye he muri Mikenge ibyo bafatiye muri Mikenge mu kanya ndaza mbibasomera mbabwira ibikoresho bafatiye wabonye imbunda bafatiye yego bafatiye imbunda idasanzwe no kubananiye kuyikoresha yabananiye muri M23 na twirwaneho baherereye mu misozi miremire ya Minembwe basaba ubufasha yabananiye gusa baraza gusaba ubufasha nimba babona ababa musada bakaza kuri gusaba ijite n'abavandimwe rwose ko babafasha bafashe iyo mbunda abagerageje gusacinga bavuze ko yakoreshejwe mu ntambara y'isi ya kabiri kandi yagiye irasa amato menshi atandukanye niyo yarashe amato y'abanyamerika mu ntambara y'isi ya kabiri n'imbunda y'ababirigi iyo mbunda niyo yakorewe urumva kugira ngo bafate nk'icyo gikoresho bagikoreshe kiriya gikoresho kimeze kuriya urumva ko bataye ikintu gikomeye cyane kiremereye niyo mpamvu bahisemo guhungisha ibindi bikoresho byasigaye kugira ngo nabyo bitaza gushimutwa n'umwanzi bahise bavuga bati iriya mbunda yarayifashwe kandi birashoboka ko mu mbunda bafite zikomeye iriya mbunda irimo rwose ikoreshwa n'amazi igomba kuba ifite amazi aho ngaho ifite akabogisi kayo kaba karimo amazi ifite akandi kabogisi nyine kaba karimo amasasu ifite umututu ifite amasheni ifite isasu ryayo ni isasu rinini cyane riba riremereye nimba bari kurashye rikagufata directement nta kubaho ibifite tageti ya hatari ubumara bwayo bita butangira kumunga inyama zigahita zitangira kugira gute kubora urumva ko iyo mbunda kuba barangije kuyita ndetse n'izindi zitandukanye bishatse kuvuga ko bari abantu barangije kugira gute barangije kugira ubwoba bahita batangira kujengura ibikoresho byabo babyerekeza hehe babyerekeza muri turiya duce reka tukiri kuri iyo mbunda reka mubwire ibikoresho bafashe hariya muri kariya gace hariya muri kariya gace bafashemo imbunda z'amashinegane 8 bafata gatimba 2 bafata herekwayirensi 1 bafata gatiyusha 2 bafata 60 2 bafata drone 14 bafata kibariga 3 bafata rapide 8 bafata mota 2 bafata gatimba 1 bafata ibifaro 2 bafata 12 bafata silfroding 8 bafata muzeri 2 bafata SMG 32 bafata pisto 7 bafata ibyombo 7 bafata turaya 1 ibyo nibyo bikoresho bafasha hariya abasirikare bagoye muri Minembwe noneho muri Mikenge abaguye mu mirwano hariya muri Mikenge aba tugiye kuvuga niyo mirambo M23 yasanze aho ngaho yabonetse gusa shakwa nitabonetse hariyo nabo bajyanye hari nabo iyo bajyanye urabona iyo abayobozi bakuru ntabwo iyo ngiyo bapfa kuyitariye itanashinyagurirwa kandi kugaragaza umurambo w'umuyobozi wawe egare kuba yagaragaje gutsindwa noneho hariya ikindi bafashe bishe abasirikare b'abarundi 62 bose abo bose kandi abo ngabo kugira ngo babashe kubatandukanya nuko bari bambaye uniform z'Uburundi niba hari abandi bari batije uniform zabo abambaye FARDC ntawo bazi ngo abambaye FARDC bari 39 abo nibo babonye hari abandi bagize gute bashobora kuba bajyanye imirambo yabo Wazalendo bari 50 noneho hakaba n'abandi batari bafite uniform ari ingofero ntayo bari bambaye ari uniform bambaye civil ariko bari kurwana bari muri 27
ni benshi ni benshi cyane. Urabona ko urugamba rwabereye hariya rwari urugamba rwari rukomeye cyane, ari nabyo byatumye mu by'ukuri utuno duce dufatwa, byari ibintu bikomeye cyane. Wenda urumva mu by'ukuri ryari ijoro ribi cyane ku bantu batuye muri biriya bice bitandukanye, ariko je ndumva mu by'ukuri byari bikomeye cyane cyane. Ni intsinzi kuri twirwaneho na M23, ariko bikaba gutsindwa kwa leta n'abandi bafatanya muri rusange, kuko bumva ko banatakaje intwaro. Nje navuga ngo ese muri rusange kugira ngo leta cyane cyane FRDC itakaze ibi bice, ariko kandi inatakaze abasirikare, ariko n'izi ntwaro zo ku rugamba zifasha mu bindi bice, ubundi ibi ngibi babyambuye abasirikare bamaze gupfa cyangwa birutse barabita bino bitwaro biba aribwo bifatwa? Ibi bitwaro babifatiye muri Amura. Amura ni iki? Ni ububiko bw'intwaro. Zimwe bazifatiye kuri Amura, muri Amura. Aha, izindi noneho zindi ntwaro bagiye bazifatira hehe? Bagiye bazifatira kuri furo y'urugamba aho bahanganiraga. Ngo dusozi bari barimo, tuno dusozi bari barimo utwinshi ba 23 yagiye bazamukana kubera abari utuntu tw'udushigwa cyangwa se udushamba duto turi hejuru mu misozi cyangwa se mu mizi y'umusozi. Utwo nitwo 23 yazamukiragamo. Baje kwiriye turuva bagasanga kera ingabo za 23 natwirwaneho zahabatanze hejuru, zamara kuba batanga hejuru noneho bagatangira kubarasa izo ntwaro, bagahita bagira gute bazisiga, bagahita bavuga ati izi ntwaro ntabwo twabona uburyo bwo kugira gute bwo kuzirukankana, buri muntu akagenda akiza amagara ye. Yego. Ese mbere bajyaga haraho bajya gusanga bafata nk'impuzankano ya gisirikare bakazikuramo bakambara gisivile bakisha mu baturage, ntabwo bakibikora. Aho barimo barwanira nta baturage bahari, ni espace itakibamwe abaturage. Iyo espace nta baturage bakibamwe. Niyo mpamvu bemeraga bagakubitwa, ugahunga wambaye iki uniform yawe, bakubona bakakwica, nakubona bakakwica. Ariko iyo barwaniye mu gace karimo abaturage bahita bifungurira imyenda yabo, barangiza gukuramo imyenda yabo ya gisirikare, akiyambarira igisivile, imbunda akayita ku musozi aki. Noneho aba baturage, aba basirikare bahunze bahungiye ahagana he? Nibyo naringiye kuba nakubaza, bahungiye hagane muri rusange. Reka nkubwire abana basirikare bahungiye. Bahunze mu bice bitatu. Hari abahungiye ahantu bita Bikuba. Bikuba werekeza mu duce twaza ni za Rurenge, ariko wanyuze ahantu bita mu Rugabano, ariko ntungire mu Rugabano neza ukanyura hirya ahantu bita mu Rugabano, uri mu Gahwera urimo kuhabona. Yego. Bahungiye ahantu bita mu Bikuba. Kwa Kuku. Ndetse naho bita Nyabibuye. Aho ngaho niho hamwe bahungiye. Yego. Abandi bahungiye mu Ngezi. Bari bahungiye mu Ngezi nibo bahise bazenguruka baza guhura n'abari hehe n'abari za Pwenzero. Banyuze mu Ngezi ndetse no mu Ngoma. Aho ngaho niyo baje guhura n'abari muri twa duce twa za Pwenzero. Abandi nabo baza guhunga berekeza Kivogerwa. Aba bahunze berekeza Kivogero nibo bahunze berekeza za Gipu. Bino bice bahungiyemo nuko biri mu mutekano cyangwa nuko umwanzi atabasha kubigeramo ngo abatsindemo? Gusa abahungize berekeza Pwenzero bo nibo bahunze neza, bahunze basatira inzira yaho bashobora kunyuramo, bagahunga bakagenda, bagahita bagenda bakanyura Pwenzero, bakamanuka bakanyura bakinjira ari yashamba rya Bicumbi, bakaza guhinguka kuri bakaza guhinguka kwa Murima, bagakomeza Ikananda za Fizi ugahita ukomeza werekeza hehe, ugahita ukomeza werekeza za Baraka. Yego. Ariko abandi bahunze abahungiye bahungiye mu Gipogo, ningo guhungira ubwayi mu Kigunda, n'ubundi umwanzi yabasanga kandi nta nzira bafite yo guhungiramo, basa n'abazitiye n'ubundi barazitiye. Umuhanda wabahuzaga na Pwenzero wari muri Mikenge, kandi Mikenge kera 23 yarangije gufunga uwo muhanda. None siko kimamako yo mwanzi ngo biragenda biti bazasaba inzira, barashaka kuzasaba inzira mu mategeko ya gisirikare, barashaka kuzasaba inzira 23 ikabaha iki, ikabaha inzira. Yego. Ariko yarangiza kubaha inzira ikabasaba mbere yuko tubaha inzira murabanza muzana izo ntwaro zanyu zose mufite muzisigahanga, nimurangiza tubaha inzira mugire gute mugende. No gufatwa amateko ariko birashoboka mu gihe batadepoza izo ntwaro 23 yabarasa ikabafata amateko, nabyo birashoboka. Mu gihe batafatwa amatekwa bakwemera kwerekeza muri Maniema bakazenguruka bakazahinguka za Rurimba na za Misisi, bakazenguruka bakaza kuzahinguka bakaza kuzahinguka za Baraka. Yego.
bazengurutse muri turiya duce Nabwo cyangwa se byaborohera bakazakomeza kugenda. berekeza Karemi Yego. ubwo ngubwo baba bafite nk'urugendo rw'ibyumweru bibiri bari mu ishyamba nyuma y'ibyo byumweru bibiri akaba ariko bahinguka hariya muri Maniema bava Maniema bagahita bakabona gufata umuhanda noneho berekeza muri turiya duce tundi maze kuvuga twa za Rulindo. yego yego Urumva ko bitoroshe cyane hariya bari abantu bahungiye hariya muri Gipupu. ntabwo byoroshye kabe na gatoya. Gusa mama 23 irimo irarwana ruriya rugamba idafite noneho kongera gusubira inyuma kubera ko bazi ko bari abaturage bo muri Minembwe bamaze igihe kirekire baboshwe. ubwo intego nyamukuru bazanye ahangaha ni iyihe muri rusange? Intego nyamukuru bafite hariya ni ukugira ngo babashe gufungura inzira abaturage ba mama 23 bari hariya muri Minembwe n'abatwirwaneho bari abaturage b'abanyamurenge babafungurira inzira batangire kurema amasoko. Yego. Dore ko mbere igihe bari bafunguye muri Minembwe Mikenge bayifashe ababembe bo muri Gipupu bari batangiye kurema amasoko bakaza bakarema amasoko hariya muri Mikenge n'abanyamurenge bose bakaza bagahurira mu masoko bakazana imyunyu bakazana amasabune bakazana amasukari bakazana ibyo bejeje n'abandi bakazana ibyo bejeje bakabasha kugira gute gusabana. N'ikindi cyo bishatse kuvuga kandi niba wari ufite umuvandimwe wawe uri za Bijombo cyangwa se za Murambye cyangwa se za Mitambo icyo gihe muratangira gusabana nabo mugende muzindukirane mutangire mujye mubasha kuvugana kuko byari bisanzwe. Birumvikana cyane. Hari ikindi twabwira ku bantu ngo dusoze mbere yuko dusoza? Ikindi twabwira abantu bamenya nuko kugeza ubu ngubu muri turiya duce twa za Mikenge ndetse na za Pwenzero ndetse na turiya duce tundi twa Murima abaturage babo bose batangiye guhunga. Abaturage nga Pwenzero yo bahunga urupfu. Nga Pwenzero yo nubwo n'abaturage bayibamo abasirikare benshi barayibagiye bacitse. Ibifaro byo ko biragenda buri saha imbunda za zindi batinya ko zishobora kugenda bakabibazwa zirimo ziragenda. Abasirikare barimo barazihungisha abasirikare nabo nuko ngo nabo bari guhunga benshi cyane. Ntabwo byoroshye cyane. Reka dusoze noneho muri rusange nta kindi twababwira. Reka tugende tubategurira andi makuru mukanye turagaruka tubabwira uko byifashe ku murongo w'urugamba. Turabashimiye nabonye natwe muri aya makuru ariko shimiye nanone by'umwihariko Nicola uteguriye amakuru ariko kandi abayakurikiye nabo ndabashimiye cyane. Nitwa Jabo Marashi bigano byacu birakomeza Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.